Yesu ashimwe bene data nshuti bakundwa nshuti z'umusaraba, turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya mumenyereye cyane wo kubagezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu niyamamare hose. Bakundwa rero, uyu munsi wa none twifuje kubagezaho ubutumwa bwiza cyane nk'uko mubimenyereye ko tububagezaho buri munsi. Niyo mpamvu muri iki gitondo cyiza cy'uyu munsi tunezererewe Imana no kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mu by'ukuri ubutumwa bwa Yesu niyamamare hose, nububona ntuzagire ikibazo, tubutangira ubuntu, twabuherewe ubuntu. Ni ubutumwa dutanga kuva 2015, turabutanga mu mpande enye z'isi zose, aho umuntu ari hose, aherereye hose ku isi, akaba avuga yumva ururimi rw'ikinyarwanda, tubumugezaho rwose nta nkomyi. Ni ubutumwa bwiza bubohora imitima y'abantu, bukangurira abantu kuva mu byaha no kujijuka mu by'Imana, bukangurira abantu kuva mu bibi, bukangurira abantu kwihana no kwezwa, kuko turi mu gihe kigoye kandi kiruhije. Uyu munsi rero umutwe w'ijambo cyangwa se intego y'ijambo dufite uyu munsi tugiye kubagezaho uravuga ngo mbese ko itariki y'urubanza yegereje, wamaze gukusanya ingingo zikurengera? Mbese ku itariki y'urubanza yegereje wamaze gukusanya ingingo zikurengera? Mwene data, ushobora kuba utarakusanya ingingo zikurengera, ushobora kuba wibwira ko ufite ingingo ikurengera. Ntabwo ingingo ikurengera ari ukuba mu icece, nabyo kubamo ni byiza. Ntabwo ingingo ikurengera ari ukuba umuririmbyi, nabwo ibyo ni byiza. Ntabwo ingingo ikurengera ari ugufasha imfubyi n'abapfakazi, nabyo ni byiza. Ingingo ikurengera ni ugukora icyo umwami Yesu agushakaho. Ingingo ikurengera ni imwe gusa, ni ukugendera mu bushake bw'Imana. Ingingo ikurengera ni imwe yonyine, ni uko wemera umutima wawe, ubwonko bwawe, umubiri wawe, ibitekerezo byawe, ubutunzi bwawe, byose bikayoborwa n'ubushake bw'Imana. Mu by'ukuri rero abantu benshi ntabwo dusobanukiwe neza icyo kintu cyo kuyoborwa n'ubushake bw'Imana icyo ari cyo. Nuko rero nakugira inama, wikwica nkana amategeko y'Imana, kuko nta cyakorewe mu bwihisho kitazajya ahabona. Ibi twirirwamo, ibyo wirirwamo, ibyo ureba, ibyo uvuga, ibyo utekereza, ibyo ukora, hanyuma y'aha ngaha bizashyirwa byose ku mugaragaro, bishyirwe imbere yawe rwose. Ukora ibyiza wihishe cyangwa ibibi wihishe, ndetse nubishobora kora ibyiza ahabona cyangwa ukore ibibi ahabona, kuko hariho umunsi umwe byose bizakuza imbere yawe. Kandi ndakumenyesha ko Imana itabeshya. Ibi byose ukora wihishe, cyangwa biri ahabona, cyangwa uri wenyine, cyangwa uri kumwe n'abandi, cyangwa wiherereye, cyangwa uri kumwe n'inshuti zawe zitazakuvamo, ndakumenyesha yuko Yesu we arabizi. Urarya ruswa, ukaryama, ugasinzira, nta kibazo, ariko izakuza imbere. Urasambana, ukaryama, ugasinzira, ariko bizakuza imbere. Uraririmba, uradiyakona, ukora imirimo itandukanye mu nzu y'Imana, ndetse uri imbere, ariko bya bindi twa tundi twose tukugaragaraho, guhera mu rugo rwawe, guhera mu bo mubana, guhera mu byose bizakuza hehe imbere. Ikintu kizakurengera, ingingo imwe izakurengera, nuko uzaba warakoze ibyo
umwami Yesu ashaka, iby'Imana ishaka, ibyo Uwiteka yishimira, kugendera mu bushake bwayo. Bimwe rero mu biranga umukristo ugendera mu bushake bw'Imana si uko adacumura, ahubwo ni uko acumura akagerageza kumenya ko yacumuye, akamenya ko yacumuye. Ijambo riravuga ngo nimwatuza akanwa kanyu iby'ibicumuro byanyu, Imana yacu niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira. Mu by'ukuri rero umuntu wese wagerageje, niba uzi ko hari icyaha wakoze ukaba utaracyatuye, menya ngo kizakuza imbere, kizakuza imbere. Ibyo byose wirirwamo, ubwo bujura, ubwo buhemu, ubwo buriganya, ubwo bubeshyi, ubwo busambanyi, iyo mirimo yose wirirwa wivurugutamo ni imirimo mibi kandi ya kamere. Reka dusome ijambo mu izina rya Yesu. Ni ubutumwa bwiza dusanga mu gitabo cy'umubwiriza, umubwiriza 12 umurongo wa 13 igice cya 14. Kanga usubiriremo umubwiriza 12 igice cya 13 umurongo wa 14. Haranditswe ngo, dusome mu izina rya Yesu. Iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Amena. Umurimo ukora uyu munsi, uwo murimo ukorana uburiganya, uwo murimo ukorana ubusambanyi, uwo murimo ukorana ubujura, uwo murimo ukorana ubwigomeke bukabije ku Mana, uwo murimo ukorera kugira ngo abantu bakubone, uwo murimo ukora mu itorero ufata we nka aderesi. Imana igufata nkaho mu itorero ari aderesi yawe. Na aderesi koko. Abantu benshi babaye abakomisiyoneri, abandi babaye bampemuke ndamuke, kandi ngo bari mu nzu y'Imana. Ni gute wakora ubukomisiyoneri mu nzu y'Imana? Ni gute wacuruza iby'umwuka wera? Ni gute wacuruza impano, wagurisha impano? Ni gute haleluya bene data. Aka ni ikibazo gikomeye cyane. Aka kantu mukumve neza. Abantu bigize abakomisiyoneri ku bintu byose, bagera naho bumva ko bagomba kwibisha Bibiliya. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ni igitabo cyahumetswe n'Imana. Ijambo riratubwira ngo mwaherewe ubuntu, mutangire ubuntu. Izo mpano murimo muragurisha byose ku munsi w'urubanza bizaza imbere yanyu, bibaburanye, bibacire, bibakanire urubakwiye. Ariko se mwene data, iki ni igihe cyo kwitegura yuko uzakanirwa urugukwiye, cyangwa ni igihe cyo kwirengera no kwisubiraho, watura, ureka, wihanira, kureka ibyaha byawe ndetse no kugira abandi inama yo kuva mu bintu bibi? Ndakwinginze mwene data, twebwe muri Yesu niyamamare hose dufite inshingano ikomeye cyane, niyo kubwira abantu, kubibutsa, kubigisha, kubakangura ndetse no kubakebura. Bakanga batakumva, twebwe turakomeza, ariko mu by'ukuri turabakangurira kwirinda icyaha n'igisa nkacyo, ugarushaho kumva ko ugomba guharanira kugendera mu bushake bw'Imana. Bavandimwe bacu, turabakunda cyane, niyo mpamvu tubibukije mwebwe n'ababakomokaho, ibyo mwanyuzemo byose bizabagaruka. Yaba ibyo wanyuzemo, yaba ibyo uri kunyuramo, ibyo byose bizakugaruka imbere yawe ubwo tuzaba ducirwa urubanza. Mbese wibuka ko icyaha cyose utigeze watuza akanwa kawe kigutegereje? Ese igihe wanyuzemo witwaye ute? Ese uyu munsi wa none urimo kwitwara ute?
mbese ufite ingingo izakurengera? Mbese mu mibanire yawe n'abandi mu nsengero hareruye iyo tugeze mu nsengero tugerageze tuhumve neza. Mu nsengero niho abantu bakorera amabi kandi bakiyorosa umwenda wera. Abantu barifubika umwenda wera kandi imbere mu mitima yabo ari amasega. Murimo murakina n'umuriro, mufite esanse. Ni nk'uko wakinisha umuriro ufite esanse mu nzu, uba urimo ukina n'ibyo utazi. Ni nk'uko wagenda ugakina na gaze uzi neza ko iri buze kugutwika ikagutwikana n'aho uri. Murimo murakina n'umuriro, ni nko gutema ishami ry'igiti uryicayeho. Bakundwa bene data, mbese ufite ingingo zizakurengera? Mu by'ukuri dufite ikibazo gikomeye cyane. Turi mu nsengero, turi mu nzu y'Imana, turimo turakora umurimo turawukora nk'imyidagaduro. Ubu insengero cyangwa se ijambo ry'Imana abantu barihinduye bizinesi, abandi barihindura imyidagaduro. Abantu barabyina, abantu baraceza, baragira gute. Umuntu arasa n'umukristo mu iceci, yagera hanze, yagera ahari akabari agasa n'abari mu kabari, yagera hari umupira agasa. Kuki abantu bakabije? Abantu barakabije, bamaze guhinduka urwumvu, babaye urwumvu. Ibyatsi rugezemo by'icyatsi kibisi ruhinduka icyatsi kibisi, iby'ubururu rugahinduka ubururu, iby'umutuku rugahinduka umutuku, iby'umweru ruhinduka umweru. None mwebwe bite? Mu iceci muri abakristo, hanze y'iceci ugeze ahari umupira uri umukinnyi w'umupira, uri umufana w'umupira. Ugeze ahari akabari uri umunywi w'inzoga, uri umusinzi. Ugeze ahari indaya uri umusambanyi. Wabyumvise ukuntu iceci y'uyu munsi? Ndabakangurira bene data, nimugire ubuntu, mwe gutema ishami ry'igiti mwicayeho, mugaruke mu nzira Imana ibashakamo. Mu izina rya Yesu ndahamagarira buri muntu wese wabaswe n'ingeso iyo ari yo yose mbi, agaruke mu nzira iyo ari nziza, imunogeye kandi inogeye ijisho ry'Uwiteka. Mu izina rya Yesu ngwino ushake ingingo ikurengera. Wowe watakaye, wowe wayobye, ngwino ushake ingingo ikurengera. Dore itariki iregereje, itariki y'urubanza rwawe iregereje. Ntacyo uzakora imbere y'umucamanza niba udafite ingingo ikurenge. Mu rukiko hakora ingingo. Niyo waba warakoze ibyaha bingana gute, iyo ufite ingingo uba umwere. Ngwino ushake ingingo yonyine, ihangane. Ibyo wanyuzemo ni byinshi, wakoze ibyaha byinshi bitandukanye, wakoze ibyaha bibaho n'ibitabaho, ariko uyu munsi icyo usabwa ni kimwe gusa, urasabwa ingingo ikurengera. Niyo usabwa, nta kindi kiyiguhesha atari ukwatura, ukavuga ibyaha byawe, ukatura ibyaha byawe, ukihanira kureka, ukemerera umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwawe, agenga ubugingo bwawe n'umubiri wawe wose n'ubwonko bwawe bwose n'ibitekerezo byawe byose, mu izina rya Yesu. Haleluya bene data, twebwe muri Yesu niyamamare. Inshingano dufite ni imwe gusa, ni ukubwira abantu iby'ibyaha byabo, ni ukubibutsa iby'ibicumuro byabo, ni ukwibutsa abantu inzira y'agakiza k'Imana, ni ukwibutsa abantu yuko bakwiye kuva mu nzira y'ubuyobe bagaca mu nzira y'ukuri n'ubugingo. Mu izina rya Yesu ni ukwibutsa abantu yuko badakwiye kubangikanya Imana n'ibindi bintu byose bizira. Ntabwo umucyo n'umwijima bibana, nta nubwo bizigera bibana. Haranira kuba mu mucyo. Niba ukora umucyo n'umwijima, menya ko umusaruro ari umwijima. Umwijima niwo uzasarura. Umucyo ntabwo ujya wemerera kubana n'umwijima na gato. Umucyo urafuha ku buryo bukabije. Satani we azakwemerera uvuga Imana
kandi unakorera Satani, ariko Imana yo ntabwo izakwemerera ko uyivuga ukanakorera Satani. Oh no, umwuka wera arafuha. Niyo mpamvu mbahamagaye mu izina rya Yesu kugira ngo mwese abarushye n'abaremerewe mwegere umwami Yesu, abaha ingingo izabaruhura, abaha ingingo izabarengera, abaha ingingo izabakomeza mu rugendo, abaha ingingo ibanezeza, abaha ingingo iruta iby'ubutunzi, iruta iby'isi, idashira. Hari ingingo idashira, hari ingingo ikomeye cyane. Egera umwami Yesu ayiguhe, nta handi rero uzamwegerera. Banza uve muri ibyo ngibyo urimo, banza uve muri ibyo bidafite umumaro. Imirimo ya kamere yisige ku ruhande, siga imirimo ya kamere ku ruhande, ita ku mategeko y'Imana nk'uko bikwiye, yanyuremo rwose, uyasome kandi wumve, uzayasangamo ingingo ikurengera, kandi usige ibyo aziririza mu izina rya Yesu. Ni ukuri ntabwo Yesu yazanywe n'intungane, yaje gushaka intama yazimiye. Nawe ndakumenyesha ko mu bamuzanye nawe urimo, nawe warazimiye, nawe wari uhari uhagaze neza mu mwanya wari uhagazemo, wakoraga umurimo nk'uko bikwiriye, wari umukristo nk'uko bikwiriye, ariko uyu munsi wasubiye inyuma. Ndakumenyesha yuko nawe uri intama yazimiye. Ngwino ugaruke muri za ntama zazimiye, ugaruke mu ntama nzima. Va mu byaha, va mu bidafite umumaro. Kubaha Uwiteka nibyo byaha, kubaha Uwiteka niko kujijuka, kandi kuva mu byaha niko kubaha Uwiteka. Mu izina rya Yesu garukira aho ngaho kugira ngo ubashe kubona ingingo ikurengera. Mwene data, ndakwifuriza aho uri hose, ibyo urimo byose, guhabwa ingingo izakurengera. Dore itariki iraje, kandi ijambo riratubwiye ngo byose byarumviswe, byose byarumviswe, ndetse nawe warabyumvise, ndetse nawe hari ibyo watangaje, ndetse hari ibyatangajwe wumva, nta kitarumviswe. Abantu bafite amaradiyo bumvaho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, bafite imbuga nkoranyambaga bumvaho ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Nta kintu rero kitabashije kubwirwa umwana w'umuntu, ntawe utarumvise. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bagiye kuzazira yuko babwiwe ntibumve. Ntabwo bazazira yuko babuze ubushobozi bwo kuva mu byaha no kubireka, ahubwo bazazira yuko babwiwe ntibumve, bakerekwa ntibabone, bareba bakamera nk'impumyi, bagenda bakagenda aho batazi. Nicyo cyonyine abantu bagiye kuzazira. Mwene data, wavuye muri uwo mubare ukaza, Yesu akaguha amahoro, Yesu akaguha ubugingo buhoraho, Yesu akaguha ingingo ikurengera. Kuri wa munsi hari ibyo uzabazwa, hari ibitazagaragara imbere yawe mu gihe uzaba wamaze kubona ingingo ikurengera. Hari imirimo mibi, hari umwijima waciyemo ukabije, hari ibyaha wivurugusemo urabigotomera, bitazagaragara imbere yawe mu gihe uzaba ufite ingingo ikurengera. Mu izina rya Yesu ndabashimiye kandi nezererewe Imana, namwe Imana ibanezerererwe kubw'ijambo ryayo. Mu by'ukuri ndabakunda kandi n'Imana irabakunda cyane. Umaze kumva ubu butumwa, ukumva bugufashije, ukumva hari icyo bukumariye mu mutima wawe no mu ntekerezo yawe no mu nzira yawe, busangize abandi kugira nabo bubagereho. Kandi ubaye waba ukeneye ubwatambutse mbere y'ubu ngubu, nyarukira kuri YouTube channel yacu yitwa Yesu Niyamamare Hose TV, ukore subscribe, ndetse ukande no kuri ka kazogera gaherereye iburyo, hanyuma buri munsi ujye ubasha gukurikira ubutumwa bwacu twashyize kuri YouTube, bujyanye na video ndetse na audio ndetse n'ubwanditse nabwo turabuhacisha, ku buryo ushobora kubona ubwatambutse ukabona n'ubwatambutse uwo munsi, ubwatambutse uwo munsi n'ubwatambutse mbere yaho. Yesu aduhane umugisha, kandi turabibutsa yuko mushobora no kudukurikira kuri Facebook, page Ndayishimiye Isaie, page Yesu Niyamamare Hose,
paje ivugabutumwa kuri twese, ndetse na gurupe Yesu Niyamamare hose. Yesu ashimwe bene data, nshuti bakundwa, nshuti z'umusaraba, turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.